Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ni itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Mbonera no kwifuriza intangiriro nziza cyangwa kwinjira mu mwaka mushya w'ibihumbi 2026 uzababere umwaka w'amahirwe. Yes, nkuko mubibona ahangaha ndi kuri X cyangwa kuri Twitter, by'umwihariko kuri platform ya P Network News, ku rukuta cyangwa ku rubuga rukunda gutambutsa amakuru agendanye n'iyi projet ya P Network. Mu by'ukuri by'umwihariko tuganiriye n'abantu cyangwa n'abantu b'inararibonye mu bintu bya cryptocurrency cyangwa mu bantu bagiye bamenya ifaranga koranabuhanga mu minsi ya mbere cyangwa mbere, kubera ko ibintu byatangiye kwamamara cyane by'umwihariko muri East Africa cyangwa muri Afrika, by'umwihariko muri ibihugu byacu, haba mu Rwanda cyangwa muri ibihugu by'abaturanyi, za 2011 za 2010 za 2012 kuzamura. Iyo uganire n'abantu bari bazi amakuru cyangwa bagiye bamenya ibintu bya crypto muri iyo myaka cyangwa muri ibyo bihe, mu by'ukuri usanga abenshi bifashe ku munwa cyangwa barimo bicuza, baravuga ati ibi bintu rwose twe twari tubizi, ibi bintu rwose bajyaga babitwingingira, ibi bintu twarabibonye. Nk'urugero bahita batubwira kuri za BTC cyangwa za Bitcoin ati rwose nge nahuraga n'abantu babikora, abantu bakabitwingingira bakatubwira ati BTC cyangwa Bitcoin uyu munsi wa none wazibiko cyangwa wazigura. Uyu munsi wa none abagiye babyitaho bakabikurikirana bakabikora neza, mu by'ukuri ni abaherwe. Hano ngira murana ko ndi kuri X cyangwa kuri Twitter, hari update imwe gusa ngira ngo tunyuzemo amaso, hanyuma dufunikire cyangwa dusoreze kuri update ya kabiri dusoza n'ikiganiro cyacu. So P Network is breeding the future of Web3 adoption from mobile mining to real-world utilities. Pi is empowering millions worldwide, strong community, growing ecosystem. Iyi niyo update ya mbere, ndagira ngo tuyisobanurire rimwe na update ya kabiri, hanyuma ndagaruka ku bantu bakeneye amafaranga y'iminsi mikuru cyangwa bashaka gusoza umwaka bafite amafaranga, bagatangira n'umwaka bafite amafaranga cash, by'umwihariko bafite ama Bitcoin, ama Ethereum, ama BNB, ama Pi, ama Sidra, ama Ruby cyangwa andi ma coins yose ushobora kuba uyafite kuri exchange cyangwa kuri wallet runaka, ukeneye amafaranga afatika yo mu ntoki. Cyane none uri nko mu bihugu byo hanze ushaka kohereza nko kuri famille cyangwa ku bavandimwe bawe ku mafaranga, watwandikira rwose izo service tukazigufasha hano kuri Mbarusha Mining TV. Nimba ukeneye amafaranga unyandikira, ushobora kuba ufite Pi cyangwa Sidra cyangwa Ruby ukeneye amafaranga rwose, rero muri commentaire z'iyi video urabonamo nimero nkoresha kuri WhatsApp ndetse na link ya WhatsApp group, unyandikire izo service ndaziguhereza 5/5. So nimba uri mushyashya akarigo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko iki kintu cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru umeze nk'umuntu nyine watakaye cyangwa wasigaye. So nkuko mubibona ahangaha turi kuri chat ifaranga ryacu rya P Network uyu munsi wa none ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, tunitegura cyangwa turi hafi no kuwusoza, tuninjira cyangwa tunitegura gutangira undi mwaka mushyashya w'ibihumbi 2026. Hari update ndi kwategurira ku ntangiriro z'umwaka, by'umwihariko muzayibona ati ku ntangiriro z'umwaka hari update igendanye na mining ndi kwategurira
abantu mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mborosha Mining TV, ndakeka muzayibonera mu bantu ba mbere. So ari update duhereyeho by'umwihariko kuri platform cyangwa kuri X cyangwa kuri Twitter, nubwo ahangaha tugeze kuri chat ifaranga ryacu rya P-Network aho rigeze, aho batubwiraga ko mu by'ukuri P-Network irushaho cyangwa ishishikajwe no kubaka ejo hazaza, by'umwihariko h'ifaranga koranabuhanga mu bigendanye n'ubucuruzi mu buryo bw'inganda, ndetse n'uburyo cy'ifaranga ryacu rizatangira gukora mu buryo bwizewe. Kandi batwereka ko yagiye itanga more opportunities cyangwa amahirwe menshi cyangwa amamiliyoni y'abanyamuryango cyangwa y'abapayiniya impande n'impande ku isi, kugira bamenye iri faranga kandi barimenye cyangwa rizanakoreshwe cyangwa bazarikoreshwe nk'ifaranga rya nyaryo. Apana byagenda bavuga ngo ibi ntabwo ari amafaranga ya nyayo, ati ibi ni ibintu by'ibisikamu. Oya, P-Network yo ngira ngo mwabonye n'uburyo butatu yashyizeho uburyo ki bwa KYC, nubwo andi mining cyangwa andi maproje amenshi amwe n'amwe akunda gukora KYC akagenzuza imyirondoro, hanyuma ishyiraho n'uburyo bw'ama-KYB bw'amakampani ashaka kuyijoyininga, akabanza nayo akerekana ibisabwa, akayagenzura akareba ko yizewe, ibyo biraba. Hanyuma ashyiraho n'ubundi buryo ki bwa KYG bwo kugenzuza imyirondoro cyangwa bwo kwihuza n'amaguverinoma cyangwa n'amareta kugira rino faranga rizabashe gukora ku isi hose cyangwa rizabashe gukora nk'ifaranga rya nyaryo riririyo. Ndetse ibyo byose mwarabibonye ko iyi proje ya P-Network yagerageje kugira ute yarabikoze. Natangiye mbabwira ko akenshi na kenshi iyo ndi kuganira n'abantu bamenye ibintu by'ifaranga koranabuhanga mu myaka ya mbere cyangwa mu bantu badukuriye cyangwa bafite imyaka iri hejuru y'iyacu, mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe abenshi bafitemo akantu ko kwicuza cyangwa bavuga ati iyo mbimenya iyo nza kubikora gutya. N'uyu munsi wa none rero kuri P-Network, why not bitazakubera nko kuri Bits cyangwa kuri Bitcoin, kandi mu by'ukuri waragerageje kumenya amakuru cyangwa warabimenye mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu umunsi ku munsi iyo tuvuze amakuru cyangwa turi gutanga amakuru iyi proje ya P-Network, tugerageza kureba impande zose tukareba aho igeze uyu munsi wa none, cyane ko n'amahirwe dufite iracyari ahantu hasi cyane, twavuga ngo hasi cyane umuntu uwo ari we wese uyu munsi ku isi. Ari niyo mpamvu kuba timu ya P-Network cyangwa ubuyobozi bw'umushinga wa P-Network bwatanze amahirwe worldwide cyangwa ku isi yose, umubare nyamwinshi w'abantu cyangwa w'abapayiniya, ku buryo uwo ari we wese yabasha kuba yakibikaho payi 10 cyangwa payi 1 cyangwa pi 100 na pi 1000, birashoboka cyane. Aya mahirwe mubona na Bitcoin yarayatanze, uretse ko abantu muri iriya minsi cyangwa mwabiriya bihe, cyane ko n'ibigendanye n'ikoranabuhanga byari bitaratera imbere, abantu bataratangira kwisobanukirwa cyangwa n'abataratangira no gukoresha ibintu bigendanye n'amatelefone cyane, P-Network yaje ishyiraho uburyo ki bwa mobile mining cyangwa itanga amahirwe ku muntu uwo ari we wese. By'umwihariko murabizi ko abantu badafite amatelefone ubusanga ari bake. Mu gihe za 2010 za 2009 guhera za 2005 kugera za 2010, mu by'ukuri umuntu aho ufite telefone by'umwihariko ya smartphone babaga ari imbarwa. Kuwa timu ya P-Network rero yaje ikemura icyo kibazo. Rero nko mu myaka nk'itanu iri imbere, wenda turebye uyu munsi wa none nidushaye tubare ko twayamaze kugera muri 2026, reka tubare ko turi muri 2026, wenda nko mu myaka 4 iri imbere, nko muri 2030 ushobora kuzajya ureba iyi proje ya P-Network wayibona iri nko mu madolari 314,159 by'idolari kwa kera giciro cya G7. Ariko reka nacyo reka tukirengagize. Wajya ubona P-Network iri mu madolari 100 warayibonaga muri 0.2 dolari cyangwa muri 0.2 by'idolari, ugasanga bikubereye nk'aya makuru cyangwa nk'aya mateka ya BTC. Uyu munsi wa none rero uracyafite amahirwe, ariyo mpamvu twatangiye dusoma iri update imwe batwereka ko P-Network yo ibandanyije cyangwa irimo ishyira imbaraga mu ifaranga koranabuhanga, kandi
inahereza amahirwe umubare nyamwinshi cyangwa amamiliyoni y'abantu binjire cyangwa bamenye rino faranga, cyane ko nta gishoro bisaba gukora minaje cyangwa gukora mayiningi. Ni ugufungura application yawe ugakora minaje, ugakora KYC, ugahabwa migration. Waba waramayininze pi nyinshi ukazihabwa kuri wallet yawe, ukanahabwa migration, ukazimura zikajya kuri available balance, ku buryo ki isa n'isaha dApps muri ecosystem ya habaho open cyangwa yatangira gukora za pi ukaba wazikoresha ukabona amafaranga. Benshi rero iyo tubivuze gutyo cyangwa tubasobanuriye gutyo wumva ko ari ibintu bidashoboka, ariko ni ibintu bishoboka cyane 100%. So ndi gusoza mbashimire cyane umwanya wanyu, ubwitange, uruhare mugenda mutugaragariza hano kuri Mbarusha Mining TV, munasharinga updates zacu cyangwa ibiganiro byacu kuri bagenzi banyu cyangwa mu yandi magroupe. Mu by'ukuri ni ibintu bidushimisha cyane. Turabakunda cyane nka Mbarusha Mining TV, tukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire 2026. Turi kumwe 5 kuri 5.